Mwongeye kwirirwa bakunzi bacu, abo bwije mwiriwe, aho bukeye mwaramutse. Biraterwa n'igihe uza kurebera iki kiganiro. Imana ibaduhera umugisha bakunzi bacu, ndahwema kudukurikirana. Twongeye twaje ku bwanyu kandi tubahaye ikaze rivuye ku mutima ubishimiye n'umunezero mwinshi wo kubana namwe muri ibi biganiro. Uyu munsi wa none ntabwo ndi butinde muri byinshi, ndaza gukomeza icyigisho cyacu kijanye n'iby'agakiza. Uyu munsi turavuga ku yindi shusho, kandi kubera ko ari ishusho zisa nkuko nababwiye, zose ziganisha ku cigisho kimwe, zose zivuga hejuru y'agakiza, cyangwa se zose zigaragaza agakiza ico kari. Nico gituma ngusaba kugira ngo uzakurikirane aho twatangiriye naho tugeze, naho tuzusuriza kuvuga zino shusho ko ari zitanu. Nibyo bizagufasha kumva neza cyane agakiza, kandi tuzoba tubashije kugasobanura uko tubashishijwe, kandi ntekereza wenda bizaguhesha umuco, bizaguhesha kumenya agakiza ufite nimba ari akahe, kuko hari agakiza kari intellectuel k'ubumenyi, hari agakiza kari religieux k'idini, hari n'agakiza ko kwizera. Agakiza mvuga rero ni agakiza abera bahawe rimwe kandi gakomoka mu kwizera. Wenda muri ubwo buryo rero burashobora kuba bunyuranye n'uko wowe wari usanzwe uzi agakiza. Wenda uzi agakiza k'ubumenyi, uzi ubumenyi bw'Imana, uzi kwibaho nka kuriya kwa Nikodemu twavuze. Yari afite ibyo bintu byombi. Yari afite agakiza k'ubumenyi, yabwiye Kristo ngo uragaragara ko wavuye mu ijuru n'imirimo ukorera bigaragaza. Nikodemu yari afite agakiza k'idini ka religieux Jean, yari azi guperforminga cyangwa se gukora imigenzo n'imirimo y'idini, yari n'umwigisha wayo. Ariko agakiza rero nyakuri ni agakiza ko kwizera, agakiza Kristo aduha, n'ubuzima Kristo aduha buduhesha kuba mu bundi buzima butandukanye n'ubwo twari dufite tutarahabwa ubwo bushasha. Nibyo twaganiriye ubushize, twavuze ko gukizwa ari ugukurwaho k'umubiri w'icyaha tugahabwa ubundi buzima, ariko kubaho kwa Kristo muri twe kuduhesha kubaho mu gukiranuka, kandi gukiranuka niko Imana idushakaho, ni nacyo yaturemeye. Reka tugaruke rero uyu munsi ku shusho yo gukebwa ko mu mutima cyangwa se gukebwa ko mu mwuka. Nibyo tuza kuganiraho. Turaganira tubazanye ikibazo, nitumara dushaka igisubizo cyacu. Ikibazo cyacu kiragira kiti: gukebwa gufitanye isano n'agakiza. Ni gute, ni hehe gukebwa guhuriye no gukizwa, cyangwa se gukizwa gufitanye isano no gukebwa, ugereranije no gukebwa icyo ari cyo, bihuriye hehe no gukizwa? Nibyo tuza kuba tugerageza gusobanura kugira ngo twumvikanishe neza ko ijambo ry'Imana riduha iyi shusho yo gukebwa mu buryo bwo gukizwa, cyangwa se iyi shusho yo gukebwa mu buryo Bibiliya ikoresha kugaragaza gukizwa uko bimera. Reka twifashishe ijambo ry'Imana, tuje mu rwandiko rw'Abiroma, ibice ni 2, ndasoma imirongo igera nko kuri 5, pereye ku murongo wa 25. Abaroma 2:25 haravuga ngo ni koko gukebwa kugira ico kumara iyo witondeye amategeko, ariko nucumura amategeko
gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Mbese utakebwe niyitondera ibyategetswe n'amategeko. Kudakebwa kwe ntikuzamuhanirizwa no gukebwa. Kandi utakebwe umubiri niyitondera amategeko, tazagutsindisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri. Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari umuyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri mbabarire atari ugukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Iki cyanditswe rero kiraduha iyi shusho neza cyane mu buryo busobanutse. Kuko nari ntangiye mvuga gukebwa gufitanye isano ki no gukizwa mu by'ukuri bihuriye he? Ko gukebwa tuzi ko ari umuntu ufite igitsina gabo gikurwaho ruriya rugingo rw'imbere cyangwa se rwo hejuru, ko ariko gukebwa. None se uko gukebwa guhuriye he no gukizwa kuje mu gukebwa gute? Pawulo abisobanura neza muri iyi nyandiko. Subiye inyuma gatoya usomye Itangiriro igice cya 17 uhereye nko ku murongo wa 10 n'uwa 15 ugakomeza, dusanga Imana igihe yahinduriraga Aburahamu amazina na Sara ikabaha ayandi mazina afite ibindi bisobanuro, yinjirana nabo mu isezerano. Iryo sezerano irikomeresha ikimenyetso cyo kubwira Aburahamu ngo akebwe avaneho ruriya rugingo. Iyo acte cyangwa se icyo gikorwa gisigura identite cyangwa se gisigura ni ikimenyetso cy'isezerano Imana igiranye na Aburahamu n'abazamukomokaho bose. Abazamukomokaho dusanga mu gice cya 10 umurongo wa 15 ukuntu Isake avutse ku munsi wa 8 arakebwa. Dusanga mu gitabo cy'Abalewi ku 12 ukuntu uwo mugenzo wakomeje. Ndagira ngo ngaruke kuri iki kintu Pawulo avuze hano cyane, kuko nico cy'ingenzi kandi nico gihuza gukebwa n'agakiza. Gukebwa k'umubiri rero cyari ikimenyetso kiranga umuntu, ni ikirangantego cyangwa se ni indangamuntu, ni ikiranga umuntu physiquement. No kuvuga ngo kuriya gukebwa kwatandukanyije cyangwa kwataruye Isiraheli cyangwa se Israheli ikomoka muri Aburahamu. Kiriya kimenyetso kiba impamvu ibatarura, ituma batamera nk'abandi. Kandi signification ya kiriya kimenyetso Pawulo yivuze neza, nubwo bakebwaga ku mubiri ariko ni nkaho bari bakoze isezerano n'Imana rivuga ngo tuzitondera amategeko yawe n'ico uvuze, kandi tubihamirishije iki kimenyetso cyo gukebwa. Niko Pawulo abisigura. Noneho rero gukebwa mu gihe deja kubaye impamvu ihagararira identite y'umuntu, indangamuntu y'umuntu, ikiranga umuntu. Ikiranga umuntu rero n'icari, n'icakora, n'icabamo, n'izina rye, n'umuco we, n'ururimi rwe. Ibyo nibyo biza biranga umuntu. Mu yandi magambo ni imibereho ye ya minsi yose ikubiye muri ibyo ngibyo mvuze. No kuvuga ngo Imana yahaye Aburahamu na Isiraheli iri sezerano ryo kuvuga ngo mubaye ubwoko bwanje uyu munsi. None abantu bo mu miryango yanyu bazavuka bafite igitsina gabo bazokebwe k'ikimenyetso cy'ubwoko bufite isezerano.
nk'ikimenyetso cy'ubwoko buzitondera amategeko yanje. Ni ukuvuga ngo Israheli yagombaga kubaho mu buzima bwayo bwose gukebwa kwabo guhagarariwe no kubaha icyo Imana yavuze. Pawulo abivuze neza cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihe batubasha icyo Imana yavuze, kubaho kwabo n'imibereho yabo n'ikibaranga kirahinyutse. Pawulo aravuze ati nimba yarahaya aganira hejuru yo kwishira hejuru kw'abayuda biyita b'Imana kubera iki kimenyetso bafite, noneho ababwira bakosora, arababwira ngo nimba abatubaha amategeko, yatangiye avuga ngo gukebwa k'umubiri ntacyo kumaze nimba umuntu atubaha amategeko. Ni ukuvuga ngo gukebwa yari identite y'umuntu as long as, cyangwa se mu gihe cyose wa muntu ariko yubaha icyo Imana yavuze ariyo mategeko yayo. Mu gihe adahaya yubaha ya mategeko y'Imana agakora ibindi binyuranye nabyo, kurya gukebwa kwa wa muntu, ya identite wa muntu afite iba yinyitirirana, yitirirwa ya identite ariko siye, kubera ko atariye, kuko yayiherewe kubaha amategeko y'Imana ariko ntahaye yubaha amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo afite identite, afite indangamuntu itariye, afite ubuzima butari ubwe, abayeho uko atarakwiriye kuba ariho. Mu gihe cyose Israheli itubahaga amategeko yagombaga kubihinyuye identite yabo yo gukebwa. Gukebwa rero kwari sude, cyangwa se kwari komatanye no kubaha amategeko kwa Israheli. Mu gihe rero batubasha amategeko y'Imana, kurya gukebwa k'umubiri guhindutse ubusa. Nico cyatumye Pawulo avuga ngo gukebwa k'umubiri ntacyo kumaze keretse uko umutima. Niba umuntu witwa ko adafite ino identite, tuvuga umunyamahanga, umuntu wari we wese udakomoka muri Israheli, arubaha imirimo yategetswe n'amategeko, aho umuyuda ntiyubahe ya mirimo itegetswe n'amategeko yaherewe identite, cyangwa se yaherewe indangamuntu. None uyu wubaha amategeko n'uyu tubaha amategeko ufite ya identite ninde? Pawulo agenda abwira abayuda ukuntu bagatsindwa kuba muri identite itari yabo. Uyu utarahawe amategeko arayubashe, ngire ngo niyo wakagombye kuba afite ino identite, ariko ino identite yo gukebwa ku mubiri ntayifite, ariko arakora requirements, cyangwa se ibikubiye muri rya sezerano ryo kubaha Imana n'amategeko. Uyu nguyu yarabyubaha, ariko ntafite iki kimenyetso kigaragaza ko abyubaha. Ariko uyu nguyu ufite ikimenyetso kigaragaza ko yubaha bya bindi bikubiye muri cya kimenyetso, ari kure nabyo. None ubaye muzima ninde? Ubaye ukuri muri aba ngaba ninde? N'uyu nguyu ufite iri zina? N'uyu nguyu ufite ino mibereho igaragazwa n'iki kimenyetso cyo gukebwa? Aho n'uyu nguyu udafite ikimenyetso cyo gukebwa, ariko ufite ya requirement, ufite bya bindi cya kimenyetso cyo gukebwa cyakagombye kuba cyuzuza. Nico cyatumye Pawulo avuga ngo umuyuda nyakuri si uyu nguyu ukebye ku mubiri. Umuyuda nyakuri n'uwo mu mutima, n'uwakiriye gukebwa ku mutima, yise ngo ariko gukebwa ku mwuka. None se reka tugaruke, ayo makuru yo gukebwa ahuriye hehe no gukizwa? Narababwiye ngitangira ngo izi shusho zose ziganisha ku kintu kimwe, kandi ico kintu kimwe ni ubuzima bwo mu cyaha n'ubuzima bwa nyuma y'icyaha. Ubuzima bw'icyaha na nyuma y'icyaha kubuvamo tugana mu buzima bwo gukiranuka hariho processus,
hari urugendo, kandi urwo rugendo si twe turukora. Urwo rugendo n'Imana yarukoze, imanuka iva mu ijuru iraza ihinduka umuntu, yinjira itangira urugendo rwo guhindura imibereho y'umuntu. Ejo nababwiye ko iyo mibereho ya kera yagombaga gupfana na Kristo. Uyu munsi wanoneje kubabwira ko iyo mibereho ya kera igomba gukebwa, ikadukurwaho nka kurya urugingo rw'igitsina gabo rw'imbere rukebwa rugatandukanwa na nyirarwo, rukagenda buhereheri burundu ubutazagaruka ukundi. Niko umubiri w'icaha ku buzima bw'uwari ubufite bugomba gukebwa bugakurwaho. Niko Pawulo yavuze ngo ni ubuzima, ni ugukebwa ko mu mutima. Gukebwa ko mu mutima ni ugukuraho, ni ukurandura wa mubiri w'icaha, wa mubiri w'umwanda, wa mubiri udakwiriye, wa mubiri Imana idashaka muri twebwe, ya mibereho Imana idashaka kuri twebwe, ya mibereho itubaha amategeko y'Imana, ya mibereho itabaho mu buzima Imana idushakamo, ya mibereho yo kwitirirwa Imana, Imana iri kure natwe. Ico nico Kristo yaje gukora rero mu shusho ya circumcision, yo gukuraho, yo gukeba urugingo. Iyo umuntu akebwa atakaza urugingo, hari n'amaraso ava, amaraso akagenda akameneka. Ayo niyo maraso Kristo yamennye kugira ngo duhabwe uko gukebwa ko mu mutima, dukurwemo wa mubiri, dukurweho wa mubiri w'icaha utubaha Imana. Yabivuze neza hano mu rwandiko rw'Abikolosayi. Reka agaruke naho mpasome kugira ngo muze kumva neza cyane isano noneho ryo gukebwa no gukizwa. Urwandiko rw'Abikolosayi aho ravuga kuri 2 umurongo wa 11, reka tuhasome. 2:11 haravuga ngo muri we ni namo mwakebewe, gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Ijambo rivuze neza cyane kandi rirasobanuye nubwo ntuvuga byinshi. Muri we ngo nimo mwakebewe, gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura. Ari nkanje uko rino translation sinovuga kwiyambura, novuga gutakaza burundu umubiri w'icaha kakurya dukebwa. Umuntu wese wabonye ceremony yo gukebwa, ukebwa wese atakaza urugingo utazongera kugaruka ukundi. Niko bigaragara rero gukizwa no gutakaza umubiri w'icaha ubuzima bwacu bwose, kuko tugiye kwambara ubundi buzima butandukanye n'ubwo ngubwo twari turimo bw'ibyaha. Muri Kristo Yesu rero nimwo habereyeho operation, ariko nkunda ijambo ry'Imana mukagira Imana. Nimwo habereyemo gukebwa, nimwo habereyemo irya gahunda, nibwo habereyemo irya mikasi, niho habereyemo zirya nzembe, niho habereyemo irya anesthesia batera, nimwo habereyemo kurya kutakaza amaraso, niho habereyemo irya operation yose yo gukuraho rwa rugingo muri Yesu. Kurya Yesu yarari kwapfa, yarari kwakora operation yo gukeba ko mu mutima, akuraho impamvu zose zitandukanyije umuntu n'Imana, akuraho impamvu zose zituma umuntu abaho mu buzima butubaha Imana, akuraho impamvu zose zituma umuntu abaho hirya y'isezerano ry'Imana.
kugira ngo umuntu namara kugira ubundi buzima bushasha yinjire mu isezerano ry'Imana no gusohoza ya requirement birya byose biri muri rya sezerano Imana idushakamo, tubigenderemo, tubisohoze, biduhindukira ubuzima, kuko ubuzima bw'imibereho ya kera yo kudakebwa yakuweho. Nico gituma hirya ya Yesu nta identite dufite. Byibuze Israeli yari ifite identite nubwo itubahaga Imana, ariko yitwaga ubwoko bw'Imana. N'uyu munsi wa none Israeli yitwa nation y'Imana, yitwa ubwoko bw'Imana. Ariko Pawulo aravuze ngo umuyuda uriya w'umubiri si wo muyuda nyakuri. Umuyuda nyakuri ni umuyuda wo mu mutima. Bisigura iki? Bisigura ko umuyuda wanyuze muri ya operation Yesu Kristo yakoze, wanyuze muri kwagukebwa ko mu mutima, niwe muyuda. Uwo muyuda rero ntiyubahira amategeko kubera gukebwa. Uwo muyuda yubahira amategeko kubera ubuzima bushasha yahawe. Hari ijambo Paulo yavuze mu rwandiko rw'Abikorinto, reka naho tuwasome. Interestingly, ukuntu yavuze ngo umuntu wese aguma uko yarari. It doesn't mean ntabwo bikeneye gusubira kuja mu mihango yo gukebwa, ngo dukebwe n'intoki, niko Paulo yavuze abwira Abikolosayi ngo dukebwe n'intoki. Oya, yaravuze ngo umuntu wese aguma uko ari, udakebwe ku mubiri aguma uko ameze, uwakebwe ntibisaba ngo agombe, kuko igihe cyose abayuda bagiraga tendance yo kubwira abanyamahanga bakijijwe batari abayuda, bakababwira ngo mugomba kubanza gukebwa kugira ngo bikunde ko mubasha kuba bamwe natwe cyangwa se gukizwa. Paulo ababwira neza, reka mpasome urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 7, reka mbere umurongo wa 19 mwumva ukuntu binejeje. 19 aravuga ngo gukebwa ntacyo kumaze, no kudakebwa nako ntacyo kumaze, ahubwo ikigira ico kimara no kwitondera amategeko y'Imana. Mukomeze mwumve rero amasano biba bifitanye. Agarutse kandi kuri birya natangiriyeho bwa buzima bwa Israeli, kwitondera amategeko n'icimana yasabaga muri mu gukebwa. Gukebwa cari ikimenyetso c'abitondera amategeko, ibyo nabivuzeho. Umurongo wa 20, umuntu wese aguma uko yarari agihamagarwa. Mbese wahamagawe uri imbata, ntibikubabaze, icakora niba ushobora kubaturwa ubikore. Uhamagawe n'umwami wacu ari imbata abe abatuwe n'umwami, kandi uhamagawe n'umwami abe ari umudendezo aguma bu umudendezo. Ico nshaka kuvuga niki? Wahawe kuno gukebwa ko mu mutima, wahawe buno buzima Kristo atanga bumukura mu buzima bwa kera bw'ibyaha. Takeneye gukebwa ku mubiri, takeneye gukebwa ku mubiri. Iyo ni intambara yabayeho mu gihe cy'aba Pawulo, iyo ni intambara yabayeho mu gihe cy'aba Petero. Usomye urwandiko rw'Abagalatiya 2, Pawulo yigeze gucaha ba Petero kubera ko igihe babaga bari kumwe n'abanyamahanga barasangiraga, baba bari kumwe n'abayuda bakabanena ngo ntibakebwe ibintu bene ibyo ngibyo. Usomye n'igice cya 11 cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa, kuko yari ishu cyari ikibazo gikomeye cyane cyo gukebwa ku mubiri, kubakijijwe batarakebwe, ikaba intambara. Igice cya 15 itorero riricara, cy'ibyakozwe n'intumwa, ubuyobozi bw'itorero buricara i Yerusalemu, urwandiko n'amabaruba hejuru ya resolution y'inama bakoze, bemeza ibyemezo bagomba abakristo b'abanyamahanga bagomba kugenderamo. Harimo kutarya ibinizwe cyangwa se kujyana ibintu n'amaraso yabyo n'ibindi. Ibyo sibyo nashakaga kwigisha, ariko nushaka gusoma kumenya cyane uzagende usome iyo mirongo, izagusobanurira ibyo nari nshaka kuvuga. Cyo nari nshaka kuvuga nuko bidasaba ko umuntu akebwa ngo akizwe. Hari abashobora kubyitwaza. Iyo niyo mirimo rero itegetswe n'amategeko tuzatuvuga,
tuzatubwira abantu ko idakenewe ko yagira uruhare mu gakiza k'umuntu. Kimwe nuko abayuda b'igihe cya Yesu bazaga basaba ngo abanyamahanga bakijijwe babanze baje muri iyo migenzo. Pawulo aravuga ngo nta mpamvu z'ukuri, kuko ubuzima Imana itanga ntaho buhwaniye n'ibyo umuntu akora ku giti ciwe, n'icyo umuntu yakora. Iyo ni imirimo itegetswe n'amategeko idahesha umuntu gukizwa. Umuntu akizwa rero ari uko ahawe ubwo buzima. Umuntu akizwa rero ari uko Kristo akoze iyo mirimo yo kumukuraho umubiri w'icyaha mu rupfu rwiwe. Muri we nimwo uwo mubiri w'icyaha ukurirwaho, niho gukebwa ko mu mutima kuberaho, noneho umuntu agahabwa ubundi buzima, iyindi mibereho inyuranye na ya yindi yari arimo mbere yo gukebwa mu mutima. Reka rero bavandimwe nsorezaho, iryo ni ryo sano rero, cyangwa se iyo niyo shusho Bibiliya iduha mu rwego rwo kugaragaza gukebwa nk'ishusho yo gukizwa. Dukeberwa muri Kristo, tugahabwa ubundi buzima, tukabaho uko Imana ishaka, tukubaha Imana, tugasohoza amategeko yayo. Imana Data ikomeze ibagirire neza, ikomeze ibumvishe ibyo ntabasha gusobanura. Umwuka Wera arahari, umwarimu ukomeye w'ukuri, wigisha abantu, wemeza abantu, arusheho kubasobanurira no kubemeza no kurushaho gutuma mwumva mumenya n'ukuri, ukuri kubasha kubabatura. Imana ibaduhere umugisha, mugira ibihe byiza. Murakoze.